kanda subscribe nk'ibisanzwe nkuzaniye amateka rero y'icyamamare kiri guca ibintu hirya no hino ku isi muri iyi minsi ndetse no muri aya mezi, by'umwihariko uyu mwaka umubereye uwo kwamamara muri rusange. Amazina yiswe rero n'ababyeyi ni Musabyimana Gloriose. Ese waba wamenye uwo ari we? Reka nkomeze. Yavukiye mu karere ka Rwamagana rero umurenge wa Fumbwe mu mudugudu wa Kingara ho mu ntara y'Iburasirazuba. Yiswe Gogo rero yiswe Gogo mu mazina ye y'ubwamamare muri iyi minsi nk'uko ari kubigaragaza. Gogo rero yavutse mu mwaka w'1989, yagarukiye rero mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye. Ubwe rero yitangarije ko nta babyeyi afite, yewe ko nta n'abavandimwe, akaba yararezwe na nyina wabo. Gloriose rero yatangiye kuririmba ubwo yakiraga agakiza mu itorero rya Anglikani. Aho niho yinjiriye muri korali, ahita anatangira kujya abahimbira cyangwa se abandikira indirimbo. Aganira rero n'itangazamakuru yavuze ko afite ikayi yuzuyemo indirimbo zirenga 30. Gloriose afite ikayi yuzuyemo indirimbo zirenga 30. Reka turebe ko nazo azazishyira hanze nk'uko amaze iminsi yigaragaza mu ndirimbo zigiye zitandukanye. Ubwo rero ubwo yinjiraga mu by'ubuhanzi nta kintu na kimwe yari azi kuri ibyo. Byasabye ko agurisha isambu ye, bamuha ibihumbi 700 by'u Rwanda. Aya mafaranga rero yayashoye mu muziki, ari nako igitangaje uwo yari yifashishije ngo amufashe yose yarayariye, amukoresherezamo indirimbo 2 zonyine, nazo amajwi gusa, amwe bita audio, nta video n'imwe yamukoreshereje mu mafaranga ye ibihumbi 700. Nyuma yaho rero Gogo yahuye na Nsabimana Augustin, aba ari we utangira kurebera inyungu ze, amubera manager. Ubu uyu bakoranye ikiganiro rero babinyujije ku muyoboro wa YouTube Haboneka. Umugiraneza amwoherereza ibihumbi 70. Aya mafaranga niyo bahise bakoresha rero amashusho cyangwa se video y'imwe mu ndirimbo zari ziri muri yakaye nk'uko yabivuze. Ni indirimbo rero yari yarasohoye ubwo yagurishaga iyo sambu yiwe, ubwo baje no kumurya amafaranga yayigurishije bakozemo indirimbo imwe nabwo ya audio. Iyo ndirimbo rero Gogo yayise Ibanga ry'umuntu. Ushaka kwirinda rero impamvu ni nayo iyo ndirimbo yayise Ibanga ry'umuntu. Ushaka kwirinda impamu ni nayo yarasigaranye, kuko izindi ndirimbo yari yarazibuze. Iyo ndirimbo yarasigaje yonyine mu ndirimbo yari afite 30. Indirimbo ye yise rero Everyday I Need the Blood of Jesus. Gogo yavuze ko nta wamufashije kuyandika, niwe wayiyandikiye bwite. Everyday I Need the Blood of Jesus mu Kinyarwanda bivuze ngo buri munsi nkeneye amaraso ya Yesu. Umunyafurika y'Epfo rero yitwa The Kiffness yatunganyije iyi ndirimbo yifashishije ibikoresho by'umuziki birimo trumpet na piano, ayiryoshya kurushaho, ndetse yanamaze kuyisangiza abamukurikira ku rubuga rwa TikTok na YouTube. Ubwo rero inganzo yazaga yarayanditse, nyuma ayishyirira abantu bumva icyongereza ngo bamukosorere, basanga nta kosa ririmo. Uwo ni Gloriose. Gloriose rero yavuze ko yifuza umugabo nk'abandi bakobwa, ari nako avuga ko ari n'indirimbo ye uwo Imana yamugeneye. Murakoze cyane rero, yari amateka magufi ya Gloriose.
nari mbazaniye kuri uyu munsi. Gloriose umwe bitwa Gogo, nyuma yuko hari uwaje witwa Vava akaza akarya hiti mu Rwanda, nyuma akaza kwitaba Imana, hari undi uje umusimbura w'umuhanzi uturuka i Rwamagana, ntabwo ari nka Vava, waturutse mu majyepfo nako iburengerazuba mu karere ka Nyamasheke. Gogo rero nawe mumushake ku mbuga nkoranyambaga ziwe, mumuteze imbere, mumukurikirane, murebe ukuntu nawe yazanye udushya muri muzika nyarwanda. Ni Claude rero nk'ibisanzwe, iyi ni Twidagadure Show, kanda subscribe tujye tubana uwo munsi ku munsi. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Hasta la vista, bye. Banyarwandakazi, twabazaniye za ntebe z'imigano, turazikora ahangaha, dukorera ku kiraro uva Nyabugogo, ku kiraro cya mbere ku Kinamba. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788444088. Kaze muri Mambo.